namaze imyaka yose ahangaho umwaka n'igice ntaravuga izina Gigi, abantu bakaza bakabyandika ngo Gigi utose umuntu ahanga, sige mvuga Gigi n'umunsi n'umwe. Bavuga ngo yaramutoheje. Sinigeze mvuga na rimwe ahangaha Gigi. Nagombaga no kubivuga n'abantu bamenye ukuri kuri ku mucyo. Ndabizi ko bigiye kwandikwa bakabimenya, isi bimenye ko narenganyijwe. Intambara z'abangaba bombi ninjye wazivurugusemo, none zigarutse bose turi inshuti. Rata Imana, umva nkubwire, rata Imana iguha umugisha, Imana ikuzamure, ikugirire neza, iguha amahoro. Kim Gatema, ndagushimiye imbere y'abantu bose 1400 bankurikira. Ndashaka kubwira ati wahagararanye nanjye mu gihe isi yose yandetse. Ibi ndabigushimiye, wahagaze ku kuri tutaziranye, nk'uko Imana yagushizemo mu mutima kundwanirira, niko izahagurutsa abandi kurwana ku izina ryanjye. Ninkora ntabwo nukuri, nababwiye ngo mfite ubukwe ejo bundi mu Spain, ndabatumiye mwese muzaze. Nta mukobwa negeje gutereta, negeje gukora buri kintu cyose. Izo swaga zimara kuba, uyu mwana bita Gakiza yari umwana wanjye nsengera buri munsi, yaranyanze kubera izo swaga. Nawe aramukompa amvuga nabi, kandi abizi ko ntigeze mukorera ikibi n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu muzamuye Gakiza bwuyu, sinigeze mukorera ikosa na rimwe. Namukunze nta muzi aba mu Bubiligi, namusengeye ahangaha mu nzu iwa. Sindio mama, sinombera Gakiza hapa mu nyumba. Namusengeye ahangaha nsubira mu Rwanda 2020 niba nakangahe. Gakiza amamayero 50 arambwira ati ngiye kwakira ibyangombwa byanjye. Yarabyakiriye. Gakiza n'umuntu wishoboye muri Bubiligi, n'umuntu hambaye, n'umuntu umeze neza. Ndabesha Gakiza hari usaba fast nta wasaba. Ibyo byo nashaka kubyemera ko Gakiza ibyo bintu bimugwaho kugira ko ndabyemera ko abadayimoni yo bari kuvuga umuntu nabi kuko yakubonye, nawe ashobora kuvuga nabi ariko bitaturutse ku mutima wiwe. Nguyu Gakiza ntabwo namwanze, arabizi neza, na buri munsi ndamuhamagara, Gakiza ngwino ku rusengero. Ndabeshya papa Gakiza? Ndiyo, nibyo pastor. Niwe muntu Gakiza no muntu twasenganaga agafashwa kurusha abandi. Ariko ibyo ayo matiko kimara kuba, Gakiza yahise amvaho atangira kujya ku rundi rwego runaka. Cyane pastor ndumuhamya reka. Gakiza uracyaba muri yanzu yawe nini? Ya indi nini wanyeretse? Happy narimutse. Imana igumugisha. Yabonye inzu n'umuntu wayiguhaye. Hanyuma pastor urakoze cyane. Yabonye inzu aranyereka, arambwira ati ngo dorano nimukiye umuntu yanyimuye ahangaha, yari umwana uba hejuru ku gatanda gatoya, ariko Imana ihindura amateka kubw'amasengesho. Arankunda. Gakiza n'umuntu wankundaga, ariko ibyo bigambo gashumba bituma Gakiza mvaho. Murabona bitaranyangije reputation se? Nanjye gana narakuvuyeho pastor, ariko yasanze nkomeye nshikamye ku rutare. Nta n'umuntu uzakunkura. Gakiza nani ngo Gakiza injajwa uvuze iki mama? Winjajwa noneho se ivuye sekera. Dore sindamenya winjajwa ninde noneho. Mundebere injajwa urwaye iki? Arwaye mu muhogo nsengera pastor. Okay, shaka amazi mwereke. Shaka amazi numara kuyabona umbwire. Injajwa ari kuderanja pastor. Nibyo ari kuderanja? Reka mu block. Narakunda kudarapa ibintu. Kudukinisha. Pastor nushoza kugira ngo narabyibushye, murakoze narabyibushye, mukomeze mubimbwire. Murumva ibyo bintu byagiye kunyangiriza izina, ibyo bintu byagiye kunyangiriza izina, ibyo bintu byagiye kunyangiriza ubuzima bwanjye, ibyo bintu byagiye kwangiza ubuzima bwanjye. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi mbohotse kubibabwira, nkafata aya masaha yose 3 nkabibabwira, nkababwira agahinda kanjye. Mwabonye ko byandenze kugeza aho narize, nuko nari mfite agahinda mu mutima. Ibintu byitwa itirufu buri munsi kujya mubinkubitisha nibihari. Mwaba pastor mwe nimba mwarabuze amavuta mujye ku musozi gusenga Kanyarira, muze mushaka amavuta mfite. Ndabwira abantu ahangaseka
umuntu akahita akira imigongo igakira. Abantu bamaze kubohoka hanga babonye Imana hanga andika ngo nabonye Imana. Niba koko warahabonye Imana andika ngo aha hantu kwipano kuri TikTok nahabonye Imana. ahantu nahabonye Imana. Pasa nge hari icyo wamanuriye n'icyo ukunda nzaza mpamye mvuga Imana mvuga ibintu byose kandi ni vuba cyane. Amen. Amen. Pastor njye wamanurira amafaranga ndi kuyabona n'ubundi kurya inkoko. Ratirira inkoko. Ashaka nanjye pasa muri no minsi yo kwakihanganya ukansengera nta kintu Imana iri kukwereka kuri ngewe. Ntabwo yakinyereka none narakaye ariko ndaza kumera neza mu kanya. Amen. Buri muntu wese uri ahangaha dukundana unkunda ankandire kuri Hatimi gusa nicyo kintu mbasabye. Nkandira ku Hatimi kamwe gusa, nkandira kamwe gusa ka Hatimi kamwe n'ubuntu kankandireho kamwe. Imana ibaho umugisha. Amasegonda 20 twese nkanda ka Hatimi umuntu umwe gusa unkunda nkanda ka Hatimi kamwe akonga ko kari hasi kapininze hasi nkanda ka Hatimi kamwe. Reka mubwire buri mu pastor wese uranga kw'imihanda ukavuga izina Prophet Hakim kipenzi cya watu icyo gipano cyawe ntabwo uzongera kubona abakristo bose bazahita bazi wanjye. Nimukavuge kipenzi cya watu ngiye ndo umukunzi w'abantu. Ngiye umuntu yashonje hanga akazamuka kandi ati ndashonje mita mfata ituro nkarimo nkamubwira ati jya kurya inkoko nk'izo gashomba arimo kwimenaguramo. Birananiye ahubwo inkwera tekawe bia. Pasa abantu banga baracumuza pe. Ubuse gato ibaze ejo bundi wumvishe ngo hari umuntu nasubizanije nawe ngo turi kuhorizana nawe ubwambure wabitekereza ute? Pasa uzi ngewe wabumbabaje n'ukuru nakurwa nduwumwe wabumbabaje cyane ibyo bavuze ari izo filime nazibonye ndavuga ati ngo Mana sinza kuceceka uyu munsi ndavuga nk'imashini nta namazi nza kunywa ndavuga nagombaga kuvugira ngaha mu rugo nagombaga kujya kuvugira hejuru y'umusozi ngo muri highway nkavuga nkatogota nkabwira buri muntu wese isi kamenya ukuri kuwiteka. Hano hari abantu bigize ngo n'abapasteri bafite uducace tw'abantu batatu uducace tw'abantu babiri live y'abantu 17 uri wabizi cyuya uri kubwiriza abantu nta wasohoye intare nta wasohoye TikTok universal nta wasohoye iki uri aho ngaho ngo Uwiteka yazagutara imbere nka Bikira Mariya aca na Bikira Mariya ari mu ijuru. Bibiliya avuga ati kwizera kudafite ubukorwa kuba gupfuye. Bantu banje mu nkande uza Galaxy babirebe za Manigana apana Galaxy ndikoresha Manigana amafaranga manuke mu izina rya Yesu. Buri muntu wese urahanga ndagusengeye Uwiteka agukureho igisuzuguro bakwambika. Hari abantu bakwanze kubera abandi Imana igukureho igisuzuguriro in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amina haleluya. Ese pastor kucyo ujusengera abantu ugaseka ngewe se njyo ndumutindi ko ubutindi aribwo butuma abantu bagira nini bagira ibigambo bibi. Njyo ntago ndumutindi mvuga ameze neza. Umva nudakira kuko ari nagusengeye mfite umugore w'umudokiteri azagukiza azagutera inshinge z'abasazi. Ako mfite umugore mwiza azagukiza indwara z'abasazi. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane mujye mujya gusarira ahandi mureke kunsimbukaho. Imana ibaho umugisha. Ndabizi ndakennye. Akira ubwiza bw'Imana ariko nimba ukene ndaza kugushaka kwakira ubwiza bw'Imana nukuri. Amina ndakiriye amafaranga. Gusa vuba umubwiye Gatema vuba ugiye gutangira kuvuga igifaransa abantu bacanganikira. Imana ibaho umugisha. Amin. Ugiye kwiga kandi uzabifata nukuri kuwiteka. Ugiye kwiga igifaransa cyangwa no kukiga ugiye kubikora kandi uzabivuga uzavuga igifaransa. Bene data ntabwo ari nini ibi ari kuvuga ntabwo ari umwuka. Agiye kukiga ku ishuri Imana izakimuha kukivuga. Ndi kukiga pastor natangiye kukiga nukuri Imana iguhe kumenya ikirimi mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Mbabarira guhera uyu munsi. Mvugaho sinavanga utamvuze. Reka ze nkuvugeho. Guhera uyu munsi ahangaha ino live yanjye ya Prophet Hakim yitwa Prophet Hakim kipenzi kya watu. Ni ujye ubona kipenzi kya watu. Muze kureba video yanjye na postinze murebe kunusi. Murebe ko uyu pastor ari unyizara. Murebe mujye kureba hada video na postinze ejo. Mujye kuri nini mu viewing murebe. Gate viewing ndabizi kujye kwitureba reba.
ndasa n'amata. Njyena nayishyizeho comment. Imana ibaho umugisha. Aha reba video nashizeho urebe kuntu usa n'amata. Uri inshyushyu. Mwebwe mwarangiza mukajya gutuka inshyushyu y'Imana. Njyewe naracecetse ndaceceka igihe kiragera. Ni ukuri Gigi ngusigiye ubutumwa bumeze gutya. Imana ikubohore ikugire neza. Ikubohore ikugire neza. Nta kintu dupfa wa mubyeyi we. Ni ukuri n'Imana irabireba. Nta kintu dupfa. Ariko ureke izina ryanjye. Urireke. Nurireke ibi bintu Gashumba mbwiye. Ibi bidayimoni bizakureka kandi za hantu biri guturuka. Biri guturuka ku mudamu bita Charlotte wakuroze. Ni ufite izina ryawe. Charlotte niwe Congress. Karabaye. Charlotte ni Congress. Niwe Congress rero niwe. Charlotte ni Congress. Simbizi njye mvuze ibyo Imana imbwiye. Charlotte ni Congress. Charlotte ni Congress. Nabyo nzi mvuze umudamu bita Charlotte. Charlotte ni Congress. Gusa Imana irambwiye ati nuza kundeba nukuri uzabohoka. Congress garagatoye. Njyewe n'ubundi wavuze ngo yaramuzi. Njyewe simbizi ibya kabiri ngo Congress ajya mutera mu nzu akamubona n'amaso ku maso ngo akanamukubita. Simbizi ibyo n'ibyiwe ndi kuvuga iby'Imana yambwiye. Ndaguhanura Imana ihoraho. Umwana barashaka kumurwaza rware cyane none utangiye kubura amashereka utangiye kubyimba amabere yawe utangiye kugira ikibazo. Imana irambwiye Gigi reka va muri abo bapasteri bose bakubesha ku ma TikTok baveho bose. Imana izaguherezo ryiza kandi izakurinda. Ibi ndabiguhanuye nk'umukozi w'Imana. Izakurinda babi bose ku buzima bwawe. Njyewe nuko nguko nkora kandi siga n'umugisha hejuru yawe. Imana irambwiye nuza ukabana nanjye ukandeka. Imana izakugirira neza. Amen. Nukuri uzagirwa neza n'Imana. Ibi ngibi byose bikubaho byose biraterwa n'abantu bagiye kukuroga mu muryango w'iwanyu. Niyo mpamvu wagombaga kuri umudamu w'umuministre cyangwa se umudepite muri Malawi ariko babigukuye mu kanwa babigukuraho. Ariko Imana irambwiye usenge cyane kuko wari ugiye kuzahabwa inzu yo kubamo barayikwambura kodesha. Uwiteka avuganye nanjye. Imana yo mu ijuru igiye kugukorera buri kintu cyose ku buzima bwawe. Pastor ko numva ibintu byose ubizi. Ibi ni umwuka w'Imana ari kuganira. Ibiki wavuze iki? Ibyo ntabyo navuze. Nibyo sibyo? Nibyo. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Uyu mudamu afite umuvumo umugenda kandi umuntu uzawumukuraho ninjye Prophet Kim. Nta wundi mu pastor uzagukuraho ibi bintu. Abo ba pastor bajya kugusengera bakubeshya barakubeshya barashaka kuba hano $2 twawe usigaranye twose bakugira iki bakugira umusazi. Imana ikurinde kwandagara. Ibi ndabikubwiye Imana yo mu ijuru. Kandi abantu bakugiriyeho kugira ngo bagukorere nabi. Ibi ndakurahiye Imana ihoraho. Nuzukande uzaboho kuzaryama neza. Uzahita uyu mugabo reka nkwereke. Linda gatoya. Lindira. Uyu muntu nzamuye hanga bita GB. Uyu nguyu uhora mu rusaku. Iriya nzu apostinze ni yanjye. Iri kuri profile yiwe. C'est ma maison. Mu nzu zanjye bwite ziri mu mazina yanjye. Iyi nzu ubona hanga. Pastor ariko komeza umanurire. GB iriya nzu wapostinze ni yande. Nuko mbonye ari inzu yanjye niyo mpamvu muzamuye. Nubwo ntakuzi. Ni yawe pastor niyo postinze ninjye wakoze twatu video nkukoreye Angebad. Simumva. Iriya ni inzu yanjye. Pastor natwe rwose uzadusenge tujye tureka guhora tubwira bwera. Niba nta hantu ho gutura Gigi uzaze Kigali nuburaho kuza mfite inzu muri Vision City nzaguha inzu ujye kubamo ariko Imana ikubohore ubuzima bwawe bugende neza. Amina. Uyibemo iminsi uzaba uri Kigali muri vacances n'umwana wawe n'abana bawe nurangiza usubire muri Malawi urebe ko nta mutima mubi mfite. Njyewe je pepa nta mutima mubi ngira. Imana yamaye ubumana Imana ibifatika kandi anga ndiba ndi mu bubiri jyanga ngiye natangiye ureka mabwire abantu bose baranga mu bubiri ngiye gutangira societe kandi Imana izabikora mu izina rya Yesu. Uwiteka abaho umugisha.
ngiye Amen. gutangira Pastor wa sosiyete, namaze gufungura sosiyete ahangaha. Uwiteka mama munini, Uwiteka avuganye nanjye guhera uyu munsi wa none, muhabwe icyubahiro cy'Imana. Njyewe Amen. ndamusengeye uyu mudamu abohorwe kandi agirirwe neza n'Imana. Sindi aba bapasiteri birirwa ahangaha bakabona karabo bakavuga ati ngo ngo Imana ibahe umugisha, njyewe ahangaha bakana TikTok Universal. Mureka amashari, mushaka amavuta. Njyewe sinaje kubigisha ijambo hanga, naje kubabohora karande n'imizimu. Njyewe ndabikubwiye, mukobwa mwiza, mubyeyi mwiza, nuza ahangaha ninjye uzakubohora iyo mizimu bakohereje. Icya kabiri, hari undi mugabo bita Mugisha, niyo bagiye kukurogeraho, niyo ufite inyenyeri yawe. Mugisha niyo ufite inyenyeri yawe.